gukora uko biba biteye ubundi abantu barebe niba koko bishobora kuba byaba bigoye. yego aha uvuga ngo moto dukoresha rero ni moto za Jesa Yamaha iyo niyo yemerewe kujya mu kizami niyo dukoresha mu bizami. Moto zitandukanye hari izo twebwe dutwara dutwaye abagenzi hakaba n'izi ngizi abantu bigiraho n'iza siporo n'iki. Moto ikora ikizamini iyi ngiyi Yamaha Agesa yes iyo niyo yabigenewe. Iyo niyo ibikora iyi ngiyi iratsindisha barandaye ruzungu rwose iyi ngiyi irazibaha. Okay. Iyo umuntu yicaye ahubwo arabanza akambara kasike. Oya kasike ni imbere. Kasike ni ngombwa cyane. Kasike yanjye nahita nyiteramo. Kubera iki yaba hatariho ikirahure rumva kubera ko ari umunyeshuri biramugora. Umunyeshuri ntabwo aba ari comfortable ashobora kutisanzura akaza no kuvuga ngo ikirahure cyanyinjira ngo ntibigaragara akabigira urwitwazo ngo sinabonaga ikona. Baduhaye uruhushya batwemere ko tubikuraho kugira ngo abanyeshuri babikore nta mbogamizi bisanzuye nta stress nta kubira icyuya kuko iyo umuntu ari ku kizamini ndabizi abafite ubwoba. Ikizamini gitera ubwoba. Nanjye muri ikizamini ari mfite ubwoba ntabwo wabubura. Nakubeshya. Akicara kuri moto. Yego. Ubwo agiye nyuma yo kwiga yabonye provisoire yiga igare. Ikibazo cya mbere nabonye abarimu bakunda kubaza umunyeshuri yaje ku kibuga baramubaza ngo uzi gutwara igare? Igare na moto bihurira he? Igare riragufasha cyane kuko uba uzi kuyobora umaze gukomera mu maboko ubundi ugatwara moto. Mbega ubwo iyo uzi kuyobora igare na moto kuyobora birakorohera. Icyo cyagiye twavuga ko bigufasha kuba wakwiga mu gihe gitoya moto itakugoye. Yego. Ariko se umuntu utazi igare wenda atarigeze aryiga birashoboka ko yabona perimi? Ariga rwose akabikora. Ariga nawe akabikora cyane rwose. Ariko wenda uzi igare biramubangukira cyane. Uzi igare we afata cyane kurusha utarigize yiga igare. Urumva n'abantu babiri batandukanye. Tuvuge ngo umuntu amaze kwiga yabonye provisoire kuko kugira ngo ukore ikizamini gusa kuba ufite provisoire. Nyuma yo kubona provisoire yawe uraje urize ticara kwigishije kugeza abonye uri tayari. Yego rwose. Arangije igihe cyawe cyo gukora ikizamini kirageze. Ubu ngubu ngewe ndi umunyeshuri ubwo wize nkaba ngiye gukora ikizamini. Yego. Nicaye kuri moto ibizamini rero dukora ni bingahe? Ni ukuvuga ngo tugiye gukora ibizamini bitatu. Ibizamini bitatu. Ikizamini cya mbere duheraho duhera kuri sirikirasiyo. Sirikirasiyo umuntu yita kuki yagiye gukora sirikirasiyo? Ni ukuvuga ngo ni ukwita ku mavitensi. Yego. Ni ukuvuga ngo hano dukoresha kubera ko hano i Karama twebwe umwihariko wacu dukoresha vitensi enye. Yego. Kwaka ikibuga dukoreramo ni gitoya. Ariko iyi moto igira vitensi 5. Numva vitensi 5 tuzikoresha waka ikibuga ari gitoya ntabwo byakunda moto zirabazimana. Dukoresha vitensi enye. Sirikirasiyo yacu rero dukoresha vitensi enye. Ariko umuntu atagira ngo hari icyo abacitswe hari na moto za vitensi enye. Nanjye moto ntwara ni moto ya vitensi enye. Yego. Ni ukuvuga ngo nta kiba kigucitse n'ubundi. Nta kintu kiba kigucitse. Gatanu n'ubundi ni yindi dushyiramo turi nk'ahantu hamanuka nta kibazo. Yego. Vitensi zawe ugomba kuzishyiramo. Icyo ni icya mbere zose ukazikoresha. Ikindi umunyeshuri ugiye gukora sirikirasiyo yitaho ni iki? Ni ukuvuga ngo ni ukwicara kuri moto ugakata kontake yawe. Yes. Nk'uko nguko wamara gukata kontake yawe ugatera umugeri. Yego. Moto yamara kwaka ugakurikiza za vitensi zawe. Za vitensi ukazishyiramo. Yego. Moto yawe yatse. Ugomba gukoresha vitensi enye. Yego. Hanyuma ikindi ngenderaho kugira ngo ntaza gutsindwa ibintu nitaho hari ugukoresha vitensi zose uba wambaye kasike. Yego. Ikindi ni ukuvuga ngo hano sirikirasiyo ugiye gukora ni nk'uko utwara mu muhanda. Tugiye gukoresha ibimenyetso dukoresha mu muhanda. Waba ugiye gukata ugakoresha bya binyoteri. Vitensi ubwo wajya kugeraho umupolisi ari buguhagarike ukaba uri muri vitensi ya mbere. Ubwo ngubwo nta kabuza. Ni ukuvuga ngo tugiye kuzenguruka cya kibuga cyacu gifite amakorosi. Buri korosi uko ugiye gukata ikorosi ucana ikinyoteri ukereka ab'inyuma yawe ugiye gukata. Yego. Aho ugiye gukata rero niho wereka ikinyoteri indangacyerekezo. Yego. Ubwo ngubwo warangiza ugatwara muri vitensi zawe enye ukazangaja ugakuramo ku buryo ugera imbere y'umupolisi uri muri vitensi ya mbere. Yego. Ubu ngubu nibyo tugiye gukora tica wenda turi buze kugendana
cyangwa ngende gutya wowe uragenda nta kibazo ari buze kunamera noneho ubundi niturangiza ikizamini cya sirikirasiyo arahita tubwira igikurikira uvuga ngo tera moto yawe neza hano nkuyiterera hano bigira inyuma gake aha tubare ko ubu ngubu ngiye gutangira ikizamini cyanjye rero moto ibireba gutya imbere ahantu ugiye ugomba gukoresha vitense enye zose ukagenda wangaja ugashyiramo ugakuramo ugakoresha n'ibinyoteri icyo nicyo kizamini cya mbere uzenguruka akabuga gato cyane inshuro imwe yonyine ni ikizamini udashobora no kumaramo umunota umwe ubwo ngubwo icyo biba bigusaba ni ukugira confidence ntugire ubwoba ubundi ukaba uregeye reka nze twatake turebe ibyo ari byo aha uri gufata guys nababeshye nari mfite ubwoba nari maze igihe kinini cyane natwara izi moto nari nzi ko nari buze kubibasha ariko ngira ngo murabibonye matambukanye umucyo ikizamini cya mbere cyitwa sirikirasiyo kiba kirangiye vitense zose nazikoresheje menya gukoresha ibinyoteri umwarimu aramagarika nkagenda muri vitense ya mbere yaguhagaritse urahagarara yakubwira gwino ukagenda yakubwira gwino akakubwira pangura ugapangura ahangaho uba ugitsinze iyo iki ngiki kirangiye ukurikizaho ikihe tica iki ngiki kirangiye rero ni cyagiye twavugaga dusubira mu makona yego amakona barangahe amakona aba ari amakona 7 aba arimo metero 1.60 na santimetero 60 nayo ugenda are na returu uragenda ukongera ukanagaruka ikizamuka burakirangije yego ni ikizamu gihita gikurikiraho yego iyo urangije gukora sirikirasiyo ubwo nacyo ukora rimwe ubu rero ngiye kujya mu makona ubundi reka turebe ibyo ari byo aho utsindiwe uba utashye uracamo zitwara ntabwo nari umuswa cyane baba buretse uyu nguyu abanza avemo uretse muramubona ayuko yabikoraga rwose ni umunyeshuri mwiza ntawe ujya utsindwa namwigishije ni sawa cyane naho ni sawa cyane aho ni sawa cyane rwose ntabwo wabyibagirwa ari umunyeshuri okay amakona nkaba bamaze kuyacamo iyo yaciyemo kabiri icyo ngicyo nacyo kiba kirangiye ubu usigaje ikizamini kimwe aricyo cya demarage ndabikoze fresh cyakoze aha ubu ngubu rero tugiye gukora akademarage ubundi perime ninyitsindira ubwo ndayitahana nintsindwa ariko bibiri maze kuyikora hari icyizere
murabibona yuko ari ukwigirira icyizere. Nanjye nari maze igihe kinini cyane natwara izi moto, ntago nigeze nsubiramo ngo ngira gute, ako ndaje nkora ibyo banyigishije icyo gihe, urabona bise bikunda. Nawe icyo biba bisaba no kwigirira icyizere tu. Tugiye kuri demarage. Watangiye kuri kodinga? Aha. Ikizamini cya gatatu kibari demarage akaba ari nacyo cyanyuma. Ugiye kukidusobanurira ukuntu bigenda? Demarage rero ni ikizami kitagira formule. Nuvuga ngo ukuba uhagaze, nuvuga ngo amaguru yawe iyo bibaye byiza ugiye gutangira demarage yose uyashyira hasi. Yes. Hanyuma ubona ko ubundi ufitemo vitence. Iyo vitence yawe kugira ngo uyikuremo urabanza ufate ya feri yawe y'inyuma. Feri y'inyuma? Yego, gutya. Oya, y'inyuma y'ikirenge. Yego. Cyangwa oya, banza ukuremo vitence kwanza. Banza ukuremo ya vitence. Yehe. Urumva ko ya vitence nta vitence dufitemo ubu ngubu. Nuvuga ngo duhagaze kuri feri yacu y'inyuma. Sibyo? Ubikiri tugiye gukora tugiye kwatsa ya moto yacu. Yes. Moto yacu yatsa. Ubu tuvugana moto iri kwaka nta vitence irimo. Ibisabwa rero aka kaguru kari kuri feri ntago kemere kujya hasi. Aka ko kuri feri ngo ni wemereye kongera kukagura kagumisha kuri feri nuko udemara. Sibyo? Ikintu ugiye gukora rero uraje ufate wa muriro wawe. Wiye ifate yamburiyaje. Uze gushyiramo vitence ka kaguru ka feri katagiye hasi kakiriho uhaguruka ugende. Nibyo bita demara. Niyo nuko udemara. Yo yidemara. Ubwo ngubu umupolisi araguhagarika. Naguhagarika urafata ya feri yawe ka kaguru uko watangiye ni kuri buhagarare. Aka kari hasi niko kemere kujya hasi, akari hejuru kaguma hejuru paka umugezeho akaguha perime yawe. Reka tugerageze turebe demarage ukuntu biba bimeze. Tugiye kujya rero ukuntu mpamagara. Demarage. Yes. Ngibyo byo nakubwiraga ko umwereka ko nta vitence ufitemo. Kuko wemere guhaguruka, wemere kumwereka ko nta vitence irimo, none iyo vitence ukayishyiramo ariko abikubwiye. Iyo aguhamagaye gutya ukaza, nibwo wemere gushyiramo ya vitence yawe ugahaguruka ukagenda. Yes. Nuvuga ngo ubwo ugutya uhagaze nimeze nk'igare. Sibyo? None ikiri tugiye gukora rero, tugiye guhaguruka. Banza umwereka ko nta vitence ufitemo, aho ni ruzungu. Okay, twagiye. Sawa cyane. Aho urahagarara kwa kundi wari uhagaze. Nubundi nuko wari uhagaze. Ngwino. Gutyo aguhamagara inshuro 3. Ubu uhagaze kabiri usigaje inshuro imwe kagusinyira. Twagiye. Ngaho aho perime akabara yiguhaye. Kaba yikiri ibyangombwa byawe. Novanga ibizame byawe. Ukaba urayicyuye. Kutuzamini dutatu gusa tworoshye cyane. Aha amanota 20 kuri 20 ukabura yatanu. Ukora neza ruzungu mu kwezi kumwe. Yes. Ukabubonye perime uzakoresha ubuzima bwawe bwose. Iyi plaque bakayita yitahane. Bayita iyo yitahane. Iyi moto yitwa yitahane. Teacher ni teacher Jackson. Ubaye ushaka kwigisha nimero
ni 07 ongera ibabwire. Ni 0782 72 86 58. Yes, nkorera Norvège. Akorera Norvège Karama, moto yitwa Yitahane. Iyo ni Yitahane. Kora rimwe uyitahane yawe ubundi wihindurira. Barayizi. Thank you so much teacher. Urakoze cyane.